This is Family Table TV. Mbahaye karibu nanone kuri Family Table TV, inshuti bakunzi bacu. Nanone dukomeje ikiganiro cyacu twumva ubuhamya bwa Evariste na Dorosera mu rugendo rwabo igihe barambagizanyaga. Nimujye kure rero. Wenda koko we bitari mumufasheho ntabwo ari byinshi cyane atibuka. Ariko ngewe harambwa ati mfite gahunda rwose utwiteguye n'ubukwe ibintu bigeze kure. Ahubwo reka nkurangira undi nawe ufite gahunda. Nimpereza. Yari ndi tayari. Mpereza wa mbere nyaka n'ifoto ndayireba ntabwo nti wapi. Ama n'undi wa kabiri ati nawe ari tayari. Ndareba ni wapi. None we tubone uko nguko. Ndamubaza ntariko umuntu mukundana mureka kuvugana ryari. Hamwe atize nk'ikimwe tutavugana. Amba umuntu gukunda koko hashira ikimwe atakuvugishije. Arambira nyine ngo mu bantu bakundana ngo yagiye hazamo akantu ngo bagashwana undi bakongera bagasubira. Muri icyo gihe ntabwo byari bimeze neza. Ntabwo byari bimeze neza. Hari hatangiye kuzamo agatotsi. Hanyuma Evariste rero ndumva nti rero ntacyo ubwo bwije ubitekerezeho. Ndumva birashoboka ko yaba ari amahirwe ugize. Nako ndamubwiraga ubitekereze ukaba ugiye kuyiteje. Noneho weho birashoboka ko ntago nshaka kumugisubizo none ahangaha. Genda ubitekereze nariko birenga iminsi 3. Hanyuma se waje kumenya ko yitwa Dorosera te Dorosera yaje kumenya ko yitwa Evariste. Nakubwira uraseka. Ntabwo ntibirenga iminsi 3 ne kuko ngewe nditare kwa kigisubizo uri bumwe. Wambwira ngo yego biraza kunshimisha. Ko nunambira ngo oya ntacyo nza kuza kugira. Kuko ntago meze nk'abahungu bavuga ngo nabuze bitutsi ngo kurya byanze ngo sinyisinzira. Ntabwo ni ntarya nzaba ntashonje. Ni ntasinze nzaba ntananiwe. Nti wowe firi rwose uzampe igisubizo kandi bidatinda kuko ngiye mfite gahunda ndashaka ko tuzabana. Ariko urumva iyo strategy yagukubise. Ndashaka ko tuzabana rwose pe numpakana ntacyo ndi bugire. Mbabare rwose pe utazantinza bigatuma ntatekereza ku bandi. Nuko bigeze aho hari ku cyumweru nimugoroba hanyuma hacamo ku wa mbere ku wa kabiri iminsi 3 yari igishize. Ku wa kabiri ndi mu nzira ngenda mu nce za Kicukiro mucaho azamukana nikomera sheri w'abantu ko yari amaze kunkata birumvikana. Ariko narabwira nikomera sheri w'abantu ate sugiye ndi kugenda gutya kandi tuzamukana. Turagenda tugeze hafi ya Nyanza ya Kicukiro arambwa ati duce hano arande viada hanyuma ndakurikira cyane nyine urabyumva. Yagombaga kukudeviya kuko urukundo wari umufitiye rwa mbere. Turagenda dusa n'abavuye mu muhanda tujya ahantu hasa n'ahatuje hari mu gashyamba. Mbona yahiye utwatsi arahira umufungo wa mirarambika hasi yahaye umufungo akana direka hasi. Turicara twese turaceceka. Mutima kama ngo ariko akongeye ukabivuga ibikocore. Ntabwo rero nyara amagambo nakubwiye byasaga n'ubugorobi ushobora ko utarabaga isura yanjye neza n'amaraga mutima nayivuganye. Ntabwo rero kanongeye kandi mbikubwire neza. Ngewe ubwanjye n'umutima wanjye umutima nama twakugiriye icyizere. Ntabwo rero unyemerera rwose pe akomezanye. Aho ngaho rero ndi kwibaza utwo twatsi wari umujyanye he? Urumva atari ikibazo Vari wari umujyanye he? Ntabwo mwari mufite nta gahunda mwari mwahanye ngo muri bugendane. Guhura byabaye paf nta numwe wari wabiteganyije. Hanyuma ugira gutya umuvana mu nzira yaragiyemo uragenda ngo wahira utwatsi gute? Ngaho tubwire Dorosera. Okay, naraye mbitekerezaho iryo joro. Urumva nanjye naragiye ndaryama biranga. Uriya musore ko mbona azayicisha bugufi. Ndara mbitekerezaho. Uwo musore wundi twakundanaga yari amaze icyumweru ko katamvugisha twaranashwanye. Meze nk'abantu batari guhuza. Kore niho nabitekerejeho ndavuga tireka
uriya musore ndabona aje neza, aje yicishije bugufi. kandi ibyo uwo nguwo wa mbere ntabyo yagiraga. Ibyo ari byo byose nawe nari maze kumumenya, mbona ari hejuru cyane, nkabona tutazahura. Navuga ati reka ngende, maze kugira imyaka 25. Ibaze ndakuze ibintu bitazankoraho. Nibwo nerekeye rero ndagenda duhurira muri iryo shyamba, ambwira mwari mwabivuganyeho se? Oya, duhuriye. Yego. Yongeye ambwiye iryo jambo, nibwo namwemerera urukundo, twica aho hantu. Ni ukuri. None se Dorose, umuhungu mwamaze icyumweru mutavugana, mu rukundo ni ibisanzwe, no mu buzima busanzwe umuntu mushobora kuba mwavuganaga, ariko kubera ibintu runaka mwaganiriyeho wenda ukabona bitajyamo, mukaba mwashwana, ariko nyuma yaho mukongera. Wabonaga nta garuriro, byari bibaye bwa kenshi, muce buri wese afunga inguni ye n'undi afunga inguni ye, ku buryo wahise rwose Evariste yahise agahita amukuramo. Reka wenda dusase inzobere mu kiganiro. Uwo muhungu nubwo yari yaranjyanye iwabo, nanjye nkamujyana iwacu, ariko wabonaga nta bushobozi afite bwo gukora ubukwe. Wabonaga agenda biceremba, ndavuga ko ntazishingira, mpita mbona ko adafite gahunda yo kuzantunga. Niyo mpamvu rero nasubije amaso inyuma, mpita nemerera. Hari ijambo yakoresha, arambwira ngo ngumva wanjye, nkimubwira amagambo yarambwira ngo ngumva wanjye, ngo nabyemeye. Ese nikanga ugira ngo uri kurota. Umuntu ambwiye ngo ndabyemeye, nikangamo ngezo nabwo nti rero ntese musuhuza nti urakoze. Tukiri aho ngaho rero nkimara kumushimira ngo urakoze, twari dupanga umushinga w'ubukwe. Oya, ntago bishoboka. Aho ngaho umunsi wa kabiri, tukiri aho ngaho akimara kumpa igisubizo, wari umunsi wa kabiri nyine muhuye. Yego. Namubwiye ngo sinkuzi nawe ntunzi. Ntabwo ntariko nushaka kumenya uzaza unyegere umbaze byinshi kuri ngewe. Yego. Kuko nujya kwibaza abandi, harimo abanyeshyari bashobora kuzakubwira ibijyanye n'inyungu zabo bwite. Ni nanjye nishaka kumenya Dorose ruwariwe, ese ko ntabwo ndakababwira amazina uko nayamenye. Nishaka kumenya uwo uriwe, nzajya nkuhamagara nkubaze ngo iki niki. Ntagiye kwibaza abandi, kuko nshobora kwibaza abandi kuko nkumva atari sawa. Narasetinze ngiye njya gufata umuntu kujya kurambagiza, navuga ngo ushobora kuzakunda n'umukobwa swate, ashobora kuza ari mu muryango w'abakene, ashobora kuzaba afite ibyo afite. Donc numvaga ngiye iyo nshaka ro tuzabana gusa nta kindi ndebyeho. Hanyuma ngiwe rero kugira ngo ntazajya babaho njya gutesha umutwe, ye naricaye ku giti cyanjye, ndagenda ngura ibitenge 5, ndabibika. Ngura udusahane dushoboka, ndatubika. Ngura mbego dukoresha two mu rugo dushoboka. Ibitenge 5 se byari ibyiki? Ahubwo ntibyari byose. Ntabwo nshobora kuzakunda n'umukobwa kuko numvaga ngifite gahunda yihuse. Nshobora kuzakunda n'umukobwa udafite ubushobozi, birashoboka. Ariko kandi no we yankunze. Ngicyo narashimirwa ari urukundo. Yego. Noneho byibuze wenda yaba adafite ubwo buryo, akazasanga byuzo nanjye naramwite ko numva nafite gahunda. Yego. Ndavuga ngo umukobwa tuzakundana nzamuka inote ya 500. Natayemera ntabwo azaba ari uwanjye. Nabimubwira aho ngaho, niwe unabyemeye. Nateguye inkwano yo 500 kandi nari nyafite. Nagiye kujya gushaka ko tuzaba namaze gutegura. Yego. Nari nyafite. Umuntu wateguye se n'ibitenge zambara, ugategura amasahani n'amasorori n'ibiki byose. Amasorori ntabwo nari nyafite, nifite dusa nabwo mbego utuntu twibanze abantu bashobora kwifashisha. Ko navuga ngo ashobora kuzaza, kuko ntabwo nenze ngo ndakunda nandi. Yego. Ashobora kuzaza ankunda ariko wenda nta bushobozi afite. Byubuze nanjye nkamufasha wenda muri bike bishoboka. Yego. Hanyuma tukiri aho ngaho, ntabwo mbo turi mu kwa 11. Hanyuma ntabwo nenze ngo asengera muri hedini, yose nari mbizi. Himubaza hanyuma mubwira idini ryanjye nsengeramo. Iyo wari ugendereye ni urukundo gusa. Ntabwo ngo mwasengera muri hedini, ngo yambaye biki nuko namubonaga physically ntiharahuje n'imyemerere yanjye. Ariko byibuze nabonaga harimo akantu ko gukundana.
hanyuma ndavuga nti rero ngiye icyo mfa nuko dukundana. Hanyuma December igeze hamwe ati usengera he, ndamubwira ndashaka gusengera aho usengera. Hagati aho wasimbutse wamenye ute izina rye? Ndahaza nabwo ntawe nakarimenye kugeza ubwo ngubwo kuva icyo gihe. ako se Dorose wumva hanyuma nta kibazo rwose. Hanyuma nahise ngira akazi gatuma njya gukorera mu ntara. Numvaga ubundi mu kwa mbere turi butange dutangiza umushinga mu rusengero w'ubukwe. Sindajya iwabo narazi wacu abavandimwe bisimbazi meze bwari ubukwe bwa pafu pafu. Ega nabonaga umuntu ari kunkunda ngo bwose kandi nawe umukunda. Nanjye ndi kumukunda. Hanyuma muri December ahita ajya ahantu mu rusengero ruri hafi y'aho yakoraga ajya muri garabatizwa. Igarabatizwa hari kuri 22 z'ukwa 12 ndabyibuka 2019 na 18 2018 ubwo nawe yese ajya marabatizwa. Ajya mu itorero nasengeragamo ntashatse gutangaza ko nta mpamvu yari. Hanyuma ndavuga nti rero tukite kwa pasiteri. Noneho tugeze kwa mu kujya mu itorero dusengeramo iyo ufite umuntu mukundana mbere ko mutanga umushinga w'ubukwe naho mukajya mu buyobozi bw'itorero ukagaragaza ko ukuze nawe ukeneye kuba ku rugo. Tugezeyo rero nkumbe hano izina rye narimenyeye. Hagati aho ngaho yego amatelefone yari ahari kuko namwe muri abubu. Nandise ntimwatelefonanaga mwitanaga abandi. Dorose wamwitaga ndi? Ye izina rye nari ndizi. We wari urizi koko cyangwa mwitanaga bashije? Ariko naryo yarazi niryo bampimbaga ntabwo arazi izina rya nyakuri. Je nari nzi izina ryitwa Mbayisha. Kandi si ryo rye. Ntabwo ndabona kumusoro uri kuntereta yitwa Mbayisha. Ngaho da muri telefone. Hanyuma mu gihe cyo kujya Evariste si iyo wewe watelefonaga Dorosera namwitaga Sheri. Wamwitaga Sheri. Donc izina rye Sheri ryari rikristo rikaba naye amazina yose ababyeyi. Nuko kwa kuri umuntu avuga ngo ngiye kujya kureba amazina yo kuri mobile money ngo nya checking. Ubwo nyine ntabwo nagiraga. Nabonaga urukundo nabonaga umusheri gusa. Cyo kujya kureba ngo yitwane kandi afite izina ryiwe. Ntabwo ubwo nyine nabuze. Tugere kwa pastor rero mu kujya aramatese Sheri wawe yitwane. Ntabwo ndera nawe ni mukuru. Niyivuge. Mbese nuko warimenye. Ateze ntabwo dushobora ko yakuze yakuba rwose. Mu kurega nawe arakuze. Niyivuge rwose. Uramuzinzira. Ndamuzinzira. Abararifuze. Ubu urarifashe. Batayifashe Dorose gasande. Avuga noke nta kibazo naheze narimenya nanaryandika kugira ntazaryibagiwe. Hanyuma indi scenario yabayemo naho twagiye hamwe yabatirijwe muri rya torero yabatirijwe. Arandeba igihagararo. Atesha ubwo twageze mu kwa mbere. Ati ko tuba nukiri mutoya. Ati mumva mwazakura ubukwe ryari? Batwazakura ubukwe mu kwa. Ntabwo bakubajije niba wujuje imyaka. Ati ko tuba nukiri mutoya se urakuze. Ntabwo ntere rwose ni munyemerera turi mu kwa mbere bizajya mu kwa karindwi narakuze. Nanago koko turi mu kwa mbere hari byose mu mezi 6 asigaye akizaba cyari yongeye bizajya mu kwa karindwi narakuze. Hanyuma rero ngarutse nyuma gatoya mu kantu katumye nemera Dorose by'umwihariko naramugerageje. Wamugerageje utereye tukiri hano twa twicaye hahandi. Ntabwo nti rero mfite akabanza ababyeyi bantekesheje. Ariko gukodesha muri Kigali babikomeye. Kandi nta bushobozi buhari. Wanyimere tukahagurisha none twamara kuhagurisha kadana amafaranga tukayakoresha ubukwe ahasigaye tukazaguramo akazu. Yarambwiye ati we heza mpakanira. Umukobwa utangiye kumuhakanira akakanya muzo uburenganzira. Heza mpakanira ati rero niba ufite ubutaka muri Kigali urakomeye. Ati ahubwo mfite akaraka gatoya nkora nasaba akaguzanyo gatoya. Inguzanyo ntoya. Nasaba inguzanyo ntoya noneho kakabanza ufite tukagatanga nk'ingwate y'amafaranga ushaka bakayaduha. Noneho tukadukora tuyishyura
ko tutagurishije ubwo butaka ndavuga ni umukobwa ko numva ari tayarira ari undi yavuga ati zara amafaranga ashaka kuri igikwe kigaragara dutwike nk'uko n'abandi bavuga ati bigaragara yego ariko manya bati oya turabashimiye mwe mwakomeje kubana natwe kuri Family Table TV twizere ko mwamaze gukora subscribe. This is Family Table TV.